kwizera kudafite imirimo ko biranditse ngo wagupfuye nagira ngo musobanukirwe aho hantu ashatse kuvuga gutyo kwizera kudafite imirimo ngo wagupfuye. Urakoze cyane. Arabajije ngo ko hari abantu bavuga ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye n'ibyo kwabisobanura dute? Si nuko abantu babivuga gusa ko biranditse mu ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 2 avuga ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ariko reka mvuge ndi nk'umuntu aje iwanjye ariko akaza napfuye ariko umurambo uri mu nzu turya babajije umuntu basanze hanze ku Yohana ari niko niko bamubwira ko ntari bamubwira ngo yarapfuye. Ikintu gipfuye nta cyagihari ntikiba kibaho. Bivuga ngo kwizera kutagira imirimo ntikubaho ntikuba guhari. Na niyo mpamvu ufite bene ko ajya mu muriro nyine kuko nta kubaho gute. Impamvu rero bisobanura noneho neza, iyo umuntu amaze kwizera Kristo ahaye kwa gucyanuka kwa Yesu, ubwa mbere navuze ngo tumaze kuvuka kuri Adamu twavukanye ubuzima bwo gukora ibyaha bikikora mu buryo automatike, kandi wowe wumva utabikunda ariko ukabisangamo. Ni ubuzima ukomora muri byavu icyo kirumvikana. Niba ari umuntu yizeye Kristo birabangwa avutse ubwa kabiri mu Efeso 2:8 kugera ku 10 haravuga ngo mwakiriwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntabwo byavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo ngo hatagira uwirarira. Umurongo wacu ukavuga ngo kuko turi abo yaremye bundi bushya ntituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Yabyumvise? Ni ukuvuga ko iyo umaze kwizera Kristo wijirwamo n'ubuzima bwa Kristo butangira kugukoresha ibyo Kristo ashaka. None ni ukuvuga ko iyo umaze kwizera kuragukoresha ugakora imirimo. Ahubwo ikibazo ni uko imirimo abantu bibwira ko ijyana mu ijuru birasi kuvuga birabangwahirwa yapfapfiriye mu mwami ngo kugira ngo aruhuke imihati yabo, ngo kandi imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Muze gusoma neza turajyana ijyanye nabo ibakurikiye. Ni ukuvuga ko iyo umuntu amaze kwizera ibyo akora amaze kwizera ntabwo ari byo bimujyana mu ijuru. Abona ijuru ku buntu atarakora ikintu na kimwe ahubwo yizeye ibyo Kristo yakora. Bibiliya irabihamya. Mwene data uzavuga ngo ibyo navuga nabisoma. Birivuga ibisambo bibiri byabambanywe na Kristo. Reka ndashaka kuvuga umwe amaze kuvuga ngo mwami nugera mu bwami bwawe uzanyibuke, ariko yarabikuye ku byo mugenzi we yaravuze. Mugenzi we yaravuze ateze wakwikuye kuri umusaraba ukicuza natwe ukadukiza, ariko undi kuko yarahishuriwe n'Imana aramubwira ngo ariko ntutinya Imana, ngo twebwe turi kuzira ibyo twakoze, ngo ariko uyu avuga Yesu ari kuzira ibyo atakoze. Kiragihishuriwe ko Yesu yazize ibyaha byacyo. Tukumvikana kibimenye. Yesu nawe aramubwira ngo uyu munsi nge nawe turabana muri paradiso. Imana ishimwe. Cyagiye kubatizwa se? Cyagiye gukora imirimo se? Cyagiye kwihana se? Cyarapfukamye baragisengera? Cyaravuze ngo kigiye gusubiza ibyo cyibye? Ahubwo cyamenye ko Yesu yazize ibyaha byacyo. Yesu arakibwira ngo uyu munsi turabana nawe muri paradiso. Iyo imirimo yajyanaga mu ijoro ntabwo cyari kujyayo, ahubwo cyajyanywe nuko cyizeye ibyo Yesu yagikoreye ku musaraba. Noneho ijuru ni uko umuntu aribona. Ibindi ukora noneho nta nibwo kandi bijya byakwemerwa n'Imana. Ni gusenga noneho isengesho rya Imana ikaryemera kuko wabaye intungane imbere y'Imana, wambaye gutungana kwa Yesu kutari ukwawe. Aho nyabone Imana ifashe muhumve neza. Gutungana kuzajyana umuntu mu ijuru ntabwo ari uguhindura ingeso kwawe, ahubwo iyo wemeye ko Yesu yazize ibyaha byawe aguha gutungana ko kukakubarwaho akaba ariko kuzakujyana mu ijuru. Wajya uvuga ngo ndi intungane ukabuvuze gutungana kwa Yesu yaguhaye, wavuze ngo nzajya mu ijuru ukabuvuze gutungana kwa Yesu utari kuvuga ingeso zawe.
utari kuvuga no guhindura ibintu byinshi wagiye uhindura cyangwa ibyo wareta oya aguriza gutungana kwa Yesu. Navuga ko rero iyo umaze kwizera Kristo atangira kugukoresha ibyiza, ibyo ashima, ibyo ashaka. Ibyo ngibyo mu ijuru nitugerayo bazabiduhembera cyangwa bazaduha amakamba cyangwa ingororano. Ni ngo kwinjira mu gisirikare. Uko ukoze igisirikare neza bagenda bakongera amapeta. Tubyara mu ijuru rero ni amapeta tuzaherwa ibikorwa twakoze, ntabwo tuzishyizwa mu ijuru n'ibikorwa. Umuntu yinjira mu ijuru ku buntu binyuze mu rupfu rwa Yesu. Ibyo umuntu akora amaze kwizera akazabihemberwa cyangwa akazabihabwa, akazabihererwa amapeta cyangwa se amakamba. Ni imirimo ibyo Yakobo yavuze ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ni ibyo ngibyo kuvuga ko gutekereza ko umuntu afata kwizera akaguteranya n'imirimo bikamujyana mu ijuru sibyo. Wijurwa mu ijuru n'urupfu rwa Yesu rwonyine. Ibyo ukoze umaze kwizera Imana ikazabiguhera amakamba. Nibyo biriva ngo umuntu wese azagororerwa ibikwiriye n'ibikwanye n'ibyo yakoze. Sinzi niba cyasobanutse.